Ubu butumwa mubugezwaho na Ministry of Unlimited Holy Ghost. Muri kumwe n'amahoro Dieu d'amour. Umuzingo ni uwa kabiri witwa kuza ku bwami bw'Imana. Ubuntu n'amahoro bituruka ku Mana Data wa twese watanze umwana wawe Yesu KRISTO, ndetse no kuri Yesu KRISTO witangiye ibyaha byacu, ndetse no ku Mwuka Muziranenge ukomana natwe, ukubeho wowe n'abawe ndetse n'ibyawe byose. Iki ni icyigisho cy'160. Turacyari kwiga ku butumwa bwiza bwa Yesu KRISTO. Reka dusenge. Urera Mana kandi urakiranuka Data wera, ufite imbaraga nyinshi kandi urakomeye. Uyu gitondo, uyu munsi wemeye ko twumva ijambo ryawe. Nta mahirwe kandi n'iby'icyubahiro byinshi kuri twe, kuko tuzi neza ko ushaka kudukiza duciye bugufi rero Data wera. Turakwinginze ngo utugire neza, turakwinginze ngo Mwuka wera amanukire gufungura amatwi yacu, imitima yacu, amaso yacu, kugira ngo twumve kandi turebe tunasobanukirwe ubwiru bw'ijambo ryawe, ibitangaza biri mu ijambo ryawe. Haleluya. Turasenga ngo mu izina rya Yesu, kwinjira kw'ijambo ryawe gukureho ubwoba bwose, gukureho intege nke zose, uburwayi bwose, ububata bwose bwa shitani buri mu mibiri yacu cyangwa mu mitima yacu cyangwa mu bwenge bwacu, ukurweho n'ijambo ryawe, kugira ngo duhere uko imibiri yacu ibe insengero zubatse neza z'ijambo ryawe n'umwuka wawe wera. Mu izina rya Yesu KRISTO dusenze twizeye, urakoze Data wera. Tukwinginga kugira ngo uduhe imbaraga zo gushyira mu bikorwa byo twigishwa nawe. Mu izina rya Yesu urakoze. Amen. Intego y'uyu munsi yitwa uburyo bwo kubona ibyo ushaka byose, cyangwa ukaba wanahita gusaba ibyo ushaka byose. Turasoma muri Luka ibice 6, umurongo wa 37 kugeza ku 38. Haravuga ngo, kandi ntimugacire abandi urubanza mu mitima yanyu, kugira ngo namwe mutazarucirwa, kandi ntimugatsindishe namwe mutazatsindishwa. Mubabarire abandi namwe muzababarirwa, mutange namwe muzahabwa urugero, kuko urugero rwiza rutsindagiye, rucugushije, rusesekaye nirwo muzagererwa, kuko urugero mugeramo abandi arirwo muzagererwamo namwe. Reka nsubiremo. Urugero rwiza rutsindagiye, rucugushije, rusesekaye nirwo muzagererwa, kuko urugero mugeramo abandi arirwo muzagererwamo namwe. Gusaba ibyo ushaka byose. Twamaze kubona ko Imana yatanze umwana wayo kutubera inshungu y'ibyaha byacu kubera urukundo rwayo. Ntabwo yabikoze kubera ko twari tubikwiriye. Mu yandi magambo, nta cyiza twakoze cyari gutuma tuba abakwiriye gucungurwa. Nyamara Imana yerekanye urukundo rwayo ubwo yarengaga ibibi byinshi byacu twamaze, ibibi byinshi byacu twakoze, maze igatanga Yesu kutubera incungu kubera ibyaha byacu. Muri Yohana ibice 3 umurongo wa 16 haravuga ngo, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Mu Baroma ibice 5 umurongo wa 8 haravuga ngo, ariko Imana yerekanye urukundo rwayo idukunda, ubwo KRISTO yadupfiraga tukiri abanyabyaha. Icyakora ibi ngibi ntabwo bivuze ko ubutumwa bwiza buha ibyiza babi, hanyuma bukagenera ababi ibyiza, ko abeza bibi. Mu Bagalatiya ibice 6 umurongo wa 7 aravuga ngo, ntimuyobe, Imana ntinegurizwa izuru, kuko ibyo umuntu abiba ari byo azasarura. Imana iramutse iha ababi ibyiza, abeza ikabaha ibibi, ntiyaba umucamanza utabera, yaba umucamanza ubera. Ibi hamwe n'ibyo twasomye haruguru bitwigisha ko hariho urukundo Imana idukunda rudafite aho ruhuriye n'ibyo dukora. Imana ishimwe.
hariho urukundo Imana idukunda rudafite aho ruhuriye n'ibyo dukora. Urwo ni rwo rwatumye itanga umwana wayo kutubera incungu. Ahari tuzabona inyungu, tuzabona uburyo mu minsi iri imbere twige ku bwoko butatu bw'inkundo z'Imana, reka tubyite gutyo. Ndongera nsubiramo amagambo. Urukundo Imana idukunda, hari urukundo Imana idukunda rudafite aho ruhuriye n'ibyo dukora, rudafite icyo rukorwa n'ibyo dukora. Urwo ni rwo rwatumye itanga umwana wayo kutubera incungu. Ariko rero kandi hariho n'ihame Imana yashyizeho rivuga ko icyo ukorera abandi ari cyo nawe uzagirirwa, cyaba cyiza cyangwa ikibi, kuko Imana ngo itanegurizwa iki? Izuru. Imana ishimwe. Aha rero niho tubonera impamvu Yesu yavuze ko dukwiriye gukorera abandi ibyo twifuza kugirirwa. Ibyo ntabwo byari iteko ry'urukundo gusa, ahubwo byari ihame ridakuka Yesu yari asobanukiwe, rivuga ko ibyo umuntu akoze byose bimugarukira, byaba byiza cyangwa bibi. Urukora aratubwira ngo aho kugira ngo mukore bibi hanyuma bizabagaruke bituma ubuzima bwanyu buba bubi n'ubundi butari bwiza, nimukore neza, kuko nimukunda bagenzi banyu nk'uko namwe mwikunda ubwanyu, namwe ubwanyu muzamuri kwibiba, muzamuri kuba imbuto z'ibyiza, muzatuma musarura ibyiza ahazaza. Imana ishimwe. Imana yategetse ko ibyo ushaka byose wabibona uramutse ubikoreye undi mugenzi wawe. Ibyo ntabwo ari amabwiriza ya gikristo. Ni ukuvuga ngo n'umuntu utizera nagenda agakora nabi bizamugaruka. Ni ukuvuga ngo n'umuntu wizera n'utizera nako nagenda agakora neza bizamugaruka. Haleluya. Umuntu utizera nagenda agafasha umukene, wowe ukagenda ugasenga, wazunguka mbere yuko usubizwa isengesho ryawe. Umva ibintu ukuntu bimeze, kuko iki ngiki ni ihame ntakuka ryashyizweho n'Imana. Mu yandi magambo, ushobora kwiriza ubusa usaba Imana inzu, cyangwa ukitangira guha umuntu umubyizi umwubakira inzu. Reka nkubaze mu magambo yoroshye, muri abo babiri n'uwe wumva uzasubizwa mu buryo bworoshye? Uzirwa yiriza ari gusenga asaba Imana inzu, n'umuntu uzafata ubwiza bakahereza undi muntu? Tureke no kujya mu bintu byinshi by'ubwenge, kuko uzafata umunsi we ngo agiye gufasha umugenzi we kubaka inzu, nawe igihe azashaka kubakira iye nzu wa wundi yafashije, biroroshye cyane ko azaza kumufasha kuruta uko wasenze gusa ukazateza ko abantu bazaza kugufasha. Iryo ni ihame dufata urugero ku makwe. Umuntu ashobora kugenda agasenga ngo Imana izamuye gutwererwa, koko wenda akazanatwererwa ukwe bukagenda neza. Ariko umuntu ukora mu makwe ari gufasha abandi, kuko ngira ibintu bimwibera mu by'urukundo gusa, najya gukora ubwe bukwe bizamworohera cyane, kuko ba bandi yakoreye nibo bazabambere bazaza kumufasha. Simvuze ngo bose bazaza, ariko n'abandi Imana izahamagaza n'abandi baze kumufasha. Kubera iki? Ibyo ukorera abandi nibyo ukorerwa. Haleluya. Imana ntabwo itubura, ntiwishuke. Iri rero ni ihame ridakuka, ntaho warihungira, ntabwo warisuzugura, ntabwo waryihisha. Imana yategetse ibyaremwe byose kugirirwa ibyo bigirirwa. Ikibazo rero si ukwibaza uko wazagira ku byo wifuza, ahubwo ni ukwibaza ibyo ushaka n'inyota ubifitiye uko ingana. Kuko ukimara kugira mugenzi wawe ibyo nawe wifuza kugirirwa, ntabwo ugikeneye kongera gusenga. Imana yamaze gutanga iteka ku byaremwe byose ko byishakamo igisubizo cy'ibyo ukeneye. Iryo rero ntabwo ari isezerano, iryo ni ihame. Ntabwo ukeneye kwizera cyane kugira ngo ubibone. Oya, wabyizera utabyizera bizakubaho. Haleluya. Reka dusenge. Uwiteka Mana ishobora byose,
ijambo ryawe ni ukuri ntabwo ribeshya. Mu izina rya Yesu tumaze kumva ijambo ryawe turasenga cyane ngo twuzuze ubuntu bwo kugira neza abantu bose, ngo tubashishwe gusohorwaho n'ibyiza byose twasezanijwe nawe Mana. Mu izina rya Yesu uduhe gukunda abantu bose kandi urukundo rutaryarya. Mu izina rya Yesu KRISTO niko dusenze twizeye kandi dusaba kugira ngo urukundo rutwuzure rwose kandi urukundo rube mu bitekerezo byacu. Mu izina rya Yesu urakoze Data wera, amen. Isezerano ry'umunsi twayisaga muri Zaburi ya 84 umurongo wa 12 havuga ngo kuko Uwiteka Imana ari izuba n'ingabo ikingira, Uwiteka azatanga ubuntu n'icyubahiro, ntazagira ikintu cyiza yima abagenda batunganye. Zaburi ya 84 umurongo wa 12. Imana iguha umugisha wo kwifatanya natwe, Imana iguha umugisha wo kumva ijambo ryayo. Ndagusabira cyane ngo mu izina rya Yesu Mwuka Wera kuzure, imbaraga z'Imana zikuzure, urukundo rukuzure, guca bugufi kukuzure. Imana iguhe kuyumvira mu byo ukora byose mu izina rya Yesu KRISTO, imigendere yawe yose yo kunyura Imana. Ndagusabira cyane rwose ngo ntugacogore gukora neza, ntukananirwe gukora neza, kandi ko abantu bose ntukananirwe kubagirira neza, kuko iryo ni iteko ry'ubutumwa bwiza kandi rizana ibisubizo vuba. Mu izina rya Yesu KRISTO Imana iguha umugisha, urakoze cyane, amen. Ushobora kudusura kuri urubuga rwa Facebook cyangwa rwa YouTube ugasangiza inshuti n'umuryango wawe ijambo ry'Imana. Buri munsi haba ari icyigisho. Soma kandi wumve buri munsi ijambo ry'Imana bidashidikanywaho, urabona uko kw'Imana mu buzima bwawe. Yesu aguha umugisha kubwo kubana natwe. Imbuga za internet wakoresha mu kudusura urazisanga munsi ya video. Ubutumwa butegurirwa na Ministry of Unlimited Holy Ghost, mwabugezwagaho na Mahoro Dieu d'amour. Ubuntu n'amahoro bituruka ku Mwami Yesu KRISTO bikomeze kubana namwe, kandi Umwuka Wera ababashije gukomeza gukora ubushake bw'Imana mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Amen.